Birabaye u Rwanda rubaye amarembo ahuza Afurika ndetse n'isi yose, kandi nanone mu by'ukuri ukabona yuko ari ikintu gishimishije cyane. Nimbivuga gutya rero uraza kubasha kuba wabisobanukirwa, kubera yuko mu Rwanda hari kubakwa ikibuga cy'indege kinini cyane. Iki rero nta kindi ni ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Iki kibuga cy'indege rero kiri kubakwa hariya mu Bugesera ni ikibuga kinini, ubona yuko kiri kubakwa ku buso bugari, ukabona yuko iki kibuga kizatanga umusaruro cyangwa se kizatanga ibisubizo ku bwikorezi bwo mu kirere, yaba ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu. Ukabona yuko mu by'ukuri ari igisubizo kuri Afurika, akaba igisubizo ku Rwanda, ndetse mu by'ukuri akaba igisubizo ku batuye isi yose. Umwihariko rero w'iki kibuga nuko iki kibuga kizakoresha imbaraga zitangiza ibidukikije, nk'uko ubireba aho ngaho ku mashusho. Urabona yuko mu by'ukuri ari ikibuga kimeze neza cyane. Kugira ngo rero mbashe kuba naza nkuramburira iyi nkuru nkubwira ibintu byinshi cyane kuri iki kibuga cy'indege, mbasha kuba nakugezaho aho kigeze cyubakwa, ndagira ngo nkwibutse ukore subscribe hano kuri Magic Media Rwanda, kugira ngo amakuru tugushyiriraho umunsi ku munsi ajye akugeraho 5 kuri 5, ubundi uyabone muba mbere. Iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera ni ikibuga cyatangiye kubakwa kuva mu mwaka wa 2017. Ukabona mu by'ukuri yuko wari umushinga wizweho cyane, umushinga watekerejweho, ariko nyuma yaho gatoya u Rwanda rwaje kwifashisha Qatar Airways. Iyi Qatar rero yaje gusaba u Rwanda yuko bafatanya kubaka iki kibuga cy'indege, ndetse kikaba cyabasha gushyirwa ku rwego mpuzamahanga, bundi bakabasha gufatanya bakacyubaka ku buryo bugezweho. Rero u Rwanda rwaje kubyemera, Qatar ishoramo imari, ndetse bisezerana yuko Qatar igomba kuba ifite umugabane wa 60%, u Rwanda rukiharira 40%. Nuko byagenze rero kuva icyo gihe ikibuga cyatangiye kubakwa, ndetse ibikorwa biratangira, igishushanyo mbonera kijya hanze, abantu bagiye babimenyeshwa. Ariko mu by'ukuri ubona yuko iki kibuga kimeze neza, kandi nubwo cyatangiye kubakwa ubona yuko kugera uyu munsi ibikorwa byo kucyubaka biri kwenda kugera ku musozo. Ikibuga rero cyarubatswe nubwo hatagiye habura kitobya cyangwa se imbogamizi, ibikorwa byo kubaka bikagenda bidindira, ariko ku bikorwa byo kubaka nyuma yaho byaje gukomeza kugera n'uyu munsi. Ubona yuko ibikorwa ari aho bigeze, ari aho byavuye, ari naho bigeze, kuko uyu munsi ubona yuko mu by'ukuri hari ikibuga kigaragara, ndetse niyo witegereje neza ubona za nzira indege zihagurukiramo cyangwa se zifashisha sigwa, arizo bita runways, zamaze kuzura, ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye indege zifashisha n'abagenzi bifashisha byamaze kuzura. Ubona yuko ari ibikorwa remezo bikeya bitaramara kuzura, nk'amaradari cyangwa se n'ibindi biraro byo mu kirere. Ubona yuko ari byo bitaramara kuzura, ndetse n'amahoteli agomba kuba arimo nagaramara kuzura. Ariko nanone mu by'ukuri ubona yuko iby'ingenzi byamaze gutunganywa hariya ku kibuga mpuzamahanga cya Bugesera, ku buryo mu gihe kitari gitoya dushobora kuzatangarizwa yuko mu by'ukuri noneho indege zemerewe kuba zagwa hariya ku kibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Iki kibuga rero cyarubatswe, kandi ukabona yuko cyubatswe nk'uko igishushanyo mbonera cyabiteganyaga, ukabona yuko ari ikintu cyiza cyane. Iki kibuga gikomeje gushimisha abatari bakeya, baba abanyarwanda, baba abanyamahanga, baba abanyafurika, ndetse n'abo hanze y'u Rwanda, kubera yuko mu by'ukuri iki ni ikibuga kizatanga ibisubizo ku bwikorezi bwo mu kirere, yaba ubwikorezi bw'imizigo cyangwa se no koroshya ingendo z'abanyafurika baturuka mu bihugu byabo berekeza ahantu hagiye hatandukanye, dore yuko mu Rwanda ari igihugu cyiza, iki gihugu kiboneye kuba umuntu yaturuka ahantu hariho hose yerekeza ahandi agiye ku isi. Kunyura mu Rwanda ubona yuko ari inzira ya hafi. Reka wenda hari tuvuga yuko umuntu yabashaka kwerekeza muri Amerika, guturuka mu Rwanda ajya muri Amerika biroroshye, cyangwa se yabashaka kujya muri Aziya, guturuka mu Rwanda ajya muri Aziya biroroshye, cyangwa se niyo yabaturutse ku mugabane w'i Burayi yerekeza muri Afurika, kuza mu Rwanda yerekeza mu gice cyose agiyemo cya Afurika, mu by'ukuri ubona yuko ari hafi, ubona yuko ari ahantu hagati cyane, ku buryo ubona yuko bizoroshya ingendo zo mu kirere.
Wakibaza ngo rero ubundi abanyarwanda bafite izihe nyungu kuba iki kibuga cyaba kiri mu Rwanda? Mu by'ukuri rero nk'uko twagiye dukomeza kubitangarizwa n'ababishinzwe, ubona yuko bagiye batubwira yuko byibura miliyoni 8 z'abagenzi bazajya banyura kuri iki kibuga, ndetse n'imizigo irenga 150 ikazajya inyuzwa kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Rero mu by'ukuri nk'umuntu ubyumva neza iby'ishoramari, urumva ko bizahita bizamura ibyerekeranye n'ubwikorezi cyangwa se ibyerekeranye no gusura u Rwanda, kubera yuko abantu barenga miliyoni 8 bazajya banyura kuri kiriya kibuga ku mwaka. Bizahita bizamura gahunda ya Visit Rwanda cyangwa se umubare w'abantu basura u Rwanda. Rero umubare w'abantu basura u Rwanda numara kuzamuka, birumvikana yuko mu by'ukuri inishoramari rizahita rizamuka rifate indi ntera, kandi mu by'ukuri abantu bazabasha guhita babona akazi, kubera yuko abantu bazabasha kubona amahirwe ari mu Rwanda, batangire kuhashora imari. Ubone yuko ari ikintu kizaha akazi abaturarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye, byinjirize igihugu amafaranga ku kigero cyo hejuru. Niyo mpamvu rero igikorwa remezo nka kiriya aba ari ikintu cyo kwishimira, aba ari ikintu cyo kwishimira ku kigero cyo hejuru. U Rwanda rero rukomeje kuba ubukombe mu gutegura imishinga ihambaye igomba kuba yarugeza ku gasongero k'ubukungu, cyangwa se igomba kuba yarufasha kwigira ku ruhando mpuzamahanga. Iki rero nacyo ni kimwe mu bikorwa remezo bikomeje gushimisha abatari bakeya, kandi abanyarwanda bategerezanyije amasiko bavuga bati mu by'ukuri iki kibuga kizuzura ryari, gitinze kuzura. Niyo mpamvu natwe twagira ngo tubahereze ku makuru, tubahe ku makuru dufite, mubashe kugira ibyo mumenya kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Rwose nimugire impungenge, kandi mukomeze mutegereze mwihanganye. Ntabwo ari igihe kirekire, kuko iyo urebye mu by'ukuri ahantu ibikorwa bigeze, ubona yuko bitazatinda, ni vuba mu by'ukuri. Mukomeze mutegereze mwihanganye, kandi natwe tuba tuhababereye kugira ngo amakuru yose tubashije kubona tubashe kuba twayabagezaho 5 kuri 5. Niyo mpamvu rero natwe tuba tubibutsa ngo nyabuna niba ari ubwa mbere ugeze hano, wibuke ukore subscribe hano kuri Magic Media Rwanda, kugira ngo amakuru yose natwe tuzajya tubona tuzajye tubasha kuba twayakuzanira, uyabone mu ba mbere, uyabone bitakugoye, utiriwe uvunika. Mu by'ukuri natwe tuba tuhakubereye nka Magic Media Rwanda. Reka ngushimire rero wowe twabanye, ngira ngo nkubwire ngo uze kwibuka mu by'ukuri ukorera subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo mu by'ukuri aya makuru abashe kuba yagera ku bantu bose aho bari ku isi, abantu bose bumva ikinyarwanda, inshuti z'u Rwanda aho ziherereye hose babashe kuba bakimenyera aya makuru. Nanone ngira ngo mwibutse ngo ibiganiro byacu nakagaruka, komeza ubane natwe kuko turi kugutegurira ibintu by'akataraboneka tugomba kuba twakugezaho nka Magic Media Rwanda. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Ciao, reka tubasezereho tuze guhura mu bindi biganiro. Bye bye.